kuri ino si nta muntu n'umwe uba ugomba kuvunikira undi. Ni ukuvuga ngo abenegihugu babangana, yaba ari minisitiri yaba ari umuntu usanzwe, ni amahirwe yose abangana ku bantu bose. Bitandukana kumwe ari mu mwanya uyu munsi, kuko igihugu ntabwo ari nk'igice cy'umuntu umwe. Igihugu ni icya buri muntu wese. Igihugu buri wese aba agifiteho uburenganzira. Igihugu buri wese aba agomba kucyumva nk'aho ari icye, abarwanira kukigira cyiza kurusha undi. Ubundi iyo uri umwenegihugu uba urwanira ko igihugu cyawe kiba cyiza kurusha ibindi. Uba ugomba kwiyumva nk'umuntu nyiri inshingano. Uba ugomba kwiyumva yuko nta muntu waba mwiza kukurusha. Abaye mwiza uremera ukamufasha kugira ngo mukore ibintu byiza, ariko uba ugomba gutanga contribution yawe ku gihugu cyawe kandi udafite impungenge, udafite ubwoba. Kuko buri muntu wese ujya mu nshingano z'igihugu ahabwa amaboko n'abaturage, bakamufasha kugera ku byo bamuhayemo inshingano. Iyo atabikora neza bamutakariza icyizere, bagahitamo gufata undi. Nk'abonye akazi, ariko icyo tureba byo navuga tureba niba koko ahembwa amafaranga atuma iyo job iba a decent job. Icyo nuko tukibara. Hanyuma yavugaga ati umushahara fatizo uzaboneka ryari. Iki kibazo kirakomeye. Twongeye kubashimira, tunabashimira cyane ko mugenda mudufasha umunsi ku munsi, muduha inyunganizi, mukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho. Dukora ibiganiro mu buryo bwo kugira ngo ibintu bigende neza, cyangwa se n'abantu badasobanukiwe ibintu bimwe na bimwe bagende barushaho kubimenya. Dukunda kwibanda ku bintu bijyanye n'amasezerano y'akazi, tukibanda ku bintu bijyanye n'uko umukozi afatwa. Ntekereza ko ni igice kinini abantu benshi batajya baganiraho. Ikiganiro cyacu rero turaza kugitangira muri buno buryo. Hanyuma yavuze ku nganda, ikibazo baje vuga ati intambwe ku nganda n'inzira ariko safety, kuba abantu bakora batagira impanuka ku kazi, kugira ngo icyo yavugaga no ngo n'imibereho myiza. Avuga ati hari abatanahembwa amafaranga meza kandi bakakora mu nganda, tubikwiye kwitabwaho. Nacyo turagikurikirana ndetse ubu twagize ahantu tubwira n'abantu bashoramari baza gukora investment mu Rwanda, akenshi tubanza kubaza job creation. Turabaza ngo okay, tuguhaye ikibanza muri special economic zone, urakiguze, ugiye gutangira, ubonye uburenganzira bwo gukora. Akenshi muri document tuganira muri cabinet tunerekana umubare w'abantu hazaha akazi. Yarangiza twavuga ati ntabwo ari jobs gusa, bigomba kuba ibyo twita decent job. Hari n'abo twahagaritse kugira ngo babwire ko ikibazo tugikurikirana, aho twasaba umuntu aza akavuga ko agiye gufungura uruganda, ariko umushahara azahemba buri muntu ugasanga uri munsi ya poverty line, uri munsi y'umurongo w'ubukene. Ugasanga urabati nzatangira nk'uruganda rudoda inkweto n'urugero ntanze, ariko umukozi ukora amagihembwe 30 ku kwezi. Tukavuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora kwita umushahara mu gihugu nk'icyacu uwo mushahara ukawita ikintu kiri munsi y'umurongo w'ubukene. Tukabasaba mbere ko habwa ijambo ko asobanura umushahara azahemba abantu kuri hejuru, utuma abakozi bazakora amashora kugira. Ariko ntivuze ko ikibazo cyakemutse burundu. Hari n'abaciti, hari n'abatubeshya, akaba yabeshya batangiza uruganda, ariko ko umuntu ushaka akazi, umujene ushaka akazi aba gakeneye, yaza akamuha amafaranga atanditse mu byo twavuganye. None umuntu akaba yagatangira ahembwa ubusa, nyuma bikazagara nyuma. So icyo bisaba ko twe duhora dukurikirana buri gihe inganda zatangiye. Ntabwo yego tuba leta ijya guteka abantu guhemba abantu amafaranga, ariko tubishyira nka principe ngo ntugahemba abantu amafaranga ari munsi y'umurongo w'ubukene, none ibindi bakanegosya. Ariko n'abanegotiating tuba dukurikirana cyane cyane izi nganda niziboneka muri special economic zone, mu zindi industrial zones twakoze nka leta, byo turabikurikirana. Hari ibyo tubakurikirana. Noneho umukozi ukora ku ishansiye y'ubwubatsi ahantu tuzakurikirana icyo kora ngo bamuhemba ngahe. Ariko ikiza nko muri construction sector ho byarikoze, usanga umushahara umufundo uzwi, umushahara umuhede uzwi, akenshi ibintu bihinduka. Ariko n'ahandi ntibyabuza ko abanegosya ku giti cyabo bishobora kubaho, ariko nibura mu nganda nini tubyitaho rwose tukabikurikirana.
muraza kumbabarira ku kibazo cya Honorable Gahamanyi, ntabwo nacyumvise neza, nyakubahwa speaker ni mara kusubiza muraza kunyemera tumuhe ijambo wenda yongera mbaze, ntabwo numvise neza ikibazo cyancitse. Numva bavuga ikibazo cya Iran ariko sinumvise neza, wenda ndagusubira no kugira ngo tugisubize. Hanyuma Honorable Umuhire we yavuze ababona akazi ko biyongereye, ariko ko arabaza ngo ariko ubundi akazi bakora kahe kazi, ese bahembwa neza, ese ni akazi k'ibiraka gusa, umushahara w'ifatizo. Okay, nabyumva icyo ashaka kuvuga, nibyo abona akazi bariyongera, ariko harimo n'abakora ibiraka. Burya iyo umuntu agiye nko muri construction industry, hari abantu bakora akazi umwaka umwe akimuka akajyana agakora, kandi nawe tubara nk'uwabonye akazi, ariko icyo turabyo navuga turaniba koko ahembwa amafaranga atuma iyo job iba a decent job. Icyo nuko tukibara. Hanyuma yavugaga ati umushahara fatizo uzaboneka ryari. Iki kibazo kirakomeye kubera kuko n'ubushize mwarakimbajije. Reka mbabwira ngo kirimo kuganirwa kuko ntabwo ari ikibazo cyoroshye. Akenshi tukivuga abantu bagira ngo kiroroshye. Iyo ukize umushahara fatizo buriya muri ekonomi y'igihugu, ubuvuze ngo buri wese ukora icyo yita kaza akora kose ahembwe minimum ayo ngaho bamushyiriyeho. Ibyo rero bigize implication nyinshi cyane ku buzima bw'igihugu. Wenda nazibabwiraho muri makeya. Ubu ngubu dushyizeho umushahara fatizo uyu munsi, tuvuga umuntu wese uhembwa ntazajye munsi yayo, ni ukuvuga ko n'umukozi wowe mu rugo ugomba kumuhembayo. Rimwe rimwe azabahembwa ngari nawe uhembwa, nawe ujya gusaba guhemba ngo guhemba arenzeho. Ntabwo ari ibintu byoroshye, buriya birimo sheni ikomeye ituma bisaba gutegurwa neza. Twemera ko umushahara fatizo ugomba kubaho, ariko hari level economy ugomba kugeza kugira ngo uwushyireho, noneho uzi ko biri manageable. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ufite umukozi akoresha amuhemba ngo ariyo makeya, ariko namara kumuhemba umuntu wagire asurvive ko nawe umuntu akeneye kubaho nabo kugira ngo ataya gusaba mukoresha, bikagenda bikurikiranye. Aha mwabonaga wari Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yarabajijwe ikibazo cy'umushahara fatizo. Bamubaza abanyamakuru, se umushahara fatizo abashoramari bigenda gute? Ese iyo umuntu aje agakora uruganda abwirwa n'icyo amafaranga ahemba abakozi mu gihe mu gihugu umushahara fatizo udahari? Ni ikibazo kinini urebye twagumye tunaganira no mu biganiro byacu byatangiye, ukuntu umushoramari yinjira mu gihugu, ukuntu amenya uburyo ahemba kandi mu gihugu nta mushahara fatizo uhari. Iki kiganiro byabaye nk'aho minisitiri nawe ubwe atabashije gusubiza neza icyo kibazo, kuko yavuze ko ngo ari ikibazo gikomeye nk'uko mumaze kubibona. We asobanura ko gushyiraho umushahara fatizo bigoranye, ariko akongera akavuga ko uburyo bushobora kuba bworoshye ari ukuganira n'umushoramari umwe kuri umwe. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo ni ukuvuga ngo leta wenda ishyire uburyo buri munyamahanga wese afitingamo. Ntabwo ari ukuvuga ngo sinzi niyo mutega amatwi mwumve niba mubyumvishe neza. We avuze ko gushyiraho umushahara fatizo ari ikintu kigoye, nicyo kintu asobanuye. Avuga ko ni ibintu byafekta ekonomi y'igihugu ku rwego runini. We nibyo mu bisobanura Minisitiri Edouard Ngirente nyine yarari gusobanura. Avuga ko kuwushyiraho ubwo bivuze ko n'umukozi w'iwawe yahembwa amafaranga nk'ayo hembwa. Avuga yuko kuwushyiraho ari ibintu nyine bifite implications nini cyane, ariko nkibaza aho kugira ngo utunge umukozi umupyinagazi bizanafekte n'imibereho myiza y'abantu benshi, kuko abantu benshi bagaragara muri icyo gice cy'abantu bakoreshwa n'abantu ariko bahembwa ubusa. Kubera iki iryo tegeko se ubundi ritajyaho, ahubwo
hakavamo ikintu kimeze nk'ubwiyemezi. Umuntu utunga umukozi akaba koko ari umuntu umukeneye, ufite n'ubushobozi bwo kumuhemba. Niba uri umuyobozi, aho kugira ngo wirirwe ubwira umuntu ngo zana iki, umuhembo ubusa unamucunaguze, nurangiza wange ko n'itegeko rijyaho, kuki itegeko ritajyaho? We minisitiri mu bisobanuro ari gutanga, mwumvise ko avuga yuko impamvu bigoranye, ubwo bivuze ko niba ufite umukozi mu rugo hari naho yaba ahembwa nk'ayo uhembwa. Byaba bitwaye iki? Niba uhembwa make ukabona udashoboye gutunga umukozi, nta mpamvu yo gutunga umukozi, akazi wakikorera. Asibye kuko nta muntu n'umwe ntekereza ko yaba yararemewe kuvunikira undi. We asobanura yuko ikibazo nyamukuru baramaze ati umushahara fatizo mu gihugu umeze gute, safety y'abakozi imeze gute, si umushoramari aje ahemba gute, agendera kuki. We mu gisobanuro yatanze yavuze yuko ibyo bintu biri complique, ariko ntekereza ko byaba byoroshye ahubwo niyo yaba atari amount nini cyane, niyo yaba ari amafaranga asa naho atazamuye cyane hejuru, ariko byaba byiza nk'umukozi cyangwa se nk'igihugu gishyizeho base iri common, kuko ntekereza ko ari nabyo byavamo n'amakosa. Uko kuntu uvuga ngo bafata umushoramari umwe bakamuganiriza ku giti cye, yaje bakamubwira ngo okay, yarabanje aravuga ati hari umuntu uza akavuga ati nzahembaye, bakamubwira ati oya, ntabwo wahemba umushahara uri munsi y'imibereho myiza y'umuturage, tuvuga ngo iri hasi ya basic life y'umuturage, uburyo abayeho ku munsi, uburyo arya, nyine bakamubwira ati ntabwo wajya hasi munsi ya line y'uburyo umuntu agomba kubaho, cyangwa se uburyo umuntu agomba gukonsoma ku munsi. Ariko sinzi niba mutumva ko ibyo bintu ari byo bigoye, kuba buri mushoramari mujya kuganira ku ngingo zimwe na zimwe. Okay, hari ingingo mwaganiraho, ariko ntekereza ko haramutse habayeho gushyiraho umushahara uri base, uri categorized, no kuvuga ngo buri category akabaho base y'amafaranga abantu bagomba guhembwamo. Noneho umushoramari uje agasanga afitinga muri icyo kintu, cyangwa se iyo polisi agasanga ihari, nkuko nk'itegeko ry'umurimo ryo ku itariki 30/8/2018 ingingo nyinshi ryagiye zisobanura, nubwo zimwe zitubahirizwa, kuko ubundi nko mu ngingo ya 9 y'iryo tegeko ryo rivuga ko umukozi mbere yuko akora akazi agomba kuba afite amasezerano. Uvuga ngo iyo ngingo ya 9 ivuga ko akazi kagomba kuba kazwi, amafaranga uzahembwa agomba kuba azwi, bikavuga ko igihe akazi kagira igihe gatangirira, kakagira igihe karangirira, kakagena igihe amasezerano amara, itegeko rikanagena nuko amasezerano azarangizwa. Kuko ntabwo umuntu yajya kugukoresha atakubwiye akazi ugiye gukora, atakubwiye igihe kazarangirira, atakubwiye amasaha uzakora. Amasaha mu gihugu yemewe ni amasaha 45. Noneho nyuma y'ibyo, kugira ngo nimujye gutandukana muri bya byiciro bitatu by'amasezerano yemewe mu gihugu, azarebe niba nta hakurenganyije bigendeye ku gihe umaze muri company, kuko itegeko rinagena n'uburyo ki umuntu agomba kumenyeshwa. Iyo umuntu amaze umwaka, wenda nukuvuga ngo umuntu uri muri gihe cy'umwaka, we aba agomba kumenyeshwa wenda mbere y'iminsi 15, uri hasi y'umwaka. Hejuru y'umwaka kugera kuri 5, iminsi 30, hejuru y'imyaka 5 kugera kuri 10, hafi iminsi 45, hejuru y'imyaka 10 iminsi 60. Ubwo ni igihe umukozi amenyeshwa mbere y'uko yirukanwa. Mumva
noneho izo ngingo zose kuki zaba zanditse nubwo wenda nyinshi ahubwo nazo zikeneye ko leta ikontorora abashoramari, nazo nyinshi nizubahirizwa n'abo bashoramari. Nawe yarabisobanuye avuga yuko bigoranye, hari abo bemeranya ibintu nyuma bagasanga batabyemeye. Ariko nanone niba umuntu wo ku rwego nka minisitiri avuze ko iki kintu gikomeye, none ukoresha abakozi be, urumva uburyo cyatashobora no kugikoramo, kuko deja inzego zo hejuru ntabwo ziri kucyumva. Urumva uburyo bakidiringamo. Ntekereza ko niba mwumvishe neza ibyo yavuze ko ari ibintu bigoranye, kandi n'umushoramari umwe kuri umwe bamuganiriza, kuko ntabwo njye mbyumva nk'ikibazo. Niba uri umudepite, uri umuminisitiri, uri meya, urinde, niba bavuze bati umushahara fatizo wo guhemba umukozi w'icyiciro, abakozi baciriritse, abakozi bo mu rugo ni 100,000. Niba udafite ubwo bushobozi bwo kuba wahemba umukozi 100,000, n'ubundi mu bihugu byinshi biteye imbere abantu benshi nta bakozi bagira kandi babayeho, kuko nicyo kintu cyonyine gituma. Kuko hari ukuntu umuntu yumva ko bakuyeho icyo kintu abantu benshi babura akazi, ariko hari n'abantu benshi bari mu kazi kadafite ikintu kabamariye, baba bazapfira muri uwo muruho w'icyo kintu. Cyangwa se n'abantu hakabonekaho ikibazo cy'akazi, si ukuvuga ngo izi nzego cyangwa se iki cyiciro cyangwa se aba bantu bagende babera abandi bitambo. Oya, ni ukuvuga ngo polisi yo gushyiraho umushahara fatizo cyangwa se iryo tegeko ryo gushyiraho umushahara fatizo riba rigamije ko nta munyarwanda n'umwe uryamira undi, nta muntu n'umwe uvunikira undi. None kugera igihe bizasetingwa umushahara ukaba umwe mu gihugu, byo birakomeye. Ibyo minisitiri turacyemeranyaho. Ntabwo gukora umushahara fatizo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomplitse, ni ibintu bisaba nyine gukora muri angire zose. Ariko hari ibimenyetso by'ibanze byinshi cyane byafasha igihugu kuba ibyo bintu babikora. Ariko igiteye impungenge, niba minisitiri w'intebe ariyo muyobozi wa guverinoma, we ashobora gusobanura akavuga ko bigoye cyane. Uramutse ubisesenguye neza wabona yuko abona ko bitanashoboka, ahubwo agahitamo ko bajya baganiriza umushoramari ku giti cye. Ni ukuvuga ngo niba umushoramari yaje wenda agasanga umushahara fatizo udahari, akaba yumvishe na negosiyasiyo, of course baramwatira bakamuzana, wenda niyo flexibility y'imikorere mu gihugu nayo arayiprofita. Ariko ntabwo minisitiri agomba guterwa impungenge nuko itegeko rigiyeho ngo wowe wahembwa umushahara ungana n'umukozi wawe, kuko abantu bose barangana, abantu bose ni kimwe. Umukozi wawe nawe n'umuntu ava amaraso nkawe. Ntabwo ari, urumva hari ibintu bibaho mu bihugu byinshi bidateye imbere, kumva ko umuntu yakandamizwa, wenda tuvuge mu bijyanye n'imikorere, sibyo? Ukumva ko tuvuge niba ukorera umubosi, urumva abagomba, sinzi uburyo cy'abagomba kwitwara kuri wowe, suri umuntu nyine mu magambo agaciro biba bigaragara ko gafite, ariko mu bikorwa katagaragara. Kuko ubwo busumbane buba buri hagati y'ubushobozi nibwo butuma habaho n'ubwo buremere bwo ko umuntu yagufata nabi. Ariko igihe umuntu azi ngo iki kintu itegeko rirakigena, uyu mukozi ingingo zose z'amategeko zirabanye, urumva si ngombwa ngo umuntu ahembwe amafaranga menshi, ako ni ngombwa ko
iyo polisi igomba kubaho. Kuko minisitiri we abisobanura byagorana ko yakubwira ko none uko nahise mbyumva numvishe se none nk'ingingo iteganya ko iyo umukozi agiye kwirukanwa bigomba gukurikiza amategeko. Iyo nayo urumva ko byagorana ko ayumva, kuko ashobora kuvuga ati umukozi yakosheje, ariko ntabwo umukozi kuvuga ko yakosheje gusa ukamwirukana bihagije. Iyo umukozi akoze ikosa rikomeye, itegeko ryemerera umukoresha kumwirukana, ariko mu buryo bwemewe n'amategeko, cyangwa se akamwirukana ariko bitewe n'igihe amaze, bigakurikiza inzira y'amategeko, kandi akamuha na compensation. Ni ukuvuga ngo agomba kumuha ni compensation, ni nk'aho ari guha agaciro no guhabwa amafaranga bigendewe n'igihe wari umaze muri kampani, cyangwa se kuba wirukanwe, kuko n'impamvu zituma umukozi yirukanwa nazo ziri defined, nko kuba yibye, kuba yakoze ikosa rikomeye, gukora ivangura, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine biri mu itegeko nyine rituma umukoresha ashobora guhita akwirukana, ariko akareba igihe umaze muri kampani. We ntatekereze gusa ngo ahita avuga ngo ndakwirukanye niba umaze igihe kigera nko ku myaka 5. Agomba kubyuka mu gitondo ngo avuge ngo ngenda, agomba guhita aguha nk'integuza. Ntekereza ko ari iminsi 45 umuntu hejuru y'imyaka 5, hakaba n'iminsi 60 nyine b'abantu bageze mu myaka 10. Ariko nanone ukaba wirukanwa ariko bigendeye mu buryo bwemewe n'amategeko, nta karenganira kamwe kabayeho. Ni ukuvuga ngo rero njyewe ikintu ndi gutekereza ku bijyanye n'umushahara fatizo ngendeye ku byo minisitiri yasobanuye, byaba bigoranye niba umushoramari yaje buri wese amuganiriza ku giti cye, bakamubwira bati wowe bigendeye kuri ibi ngibi uzahembwa yangahe, uzahemba yangahe. Ntekereza ko uburyo bwiza bwaba buriho, ahubwo ari uko bakicara bakabishyira hamwe bakavuga bati okay, oya tumaze kubona category arrangement, tumaze kuyikora, tumaze gukora assessment, tumaze gukora research, urebye umukozi yahembwa yangaya bitewe n'ubuzima buri mu Rwanda, uwahembwa make yahembwa yangahe. No kuvuga ngo bye kujya ku isaha, ariko bavuze bati uwahembwa make yahembwa yangaya, bifasha ko niyo bazajya gushyira ku isaha yibura cya kintu kiba gifite progress, aho kugira ngo umushoramari aze buri wese bamuganirize ku giti cye, noneho nanagenda niyo faiblesse buri abanyamahanga cyangwa abashoramari bo mu bihugu bimwe biteye imbere, ni abantu bazi kureba weakness biri mu miyoborere. Kuko kuba yaza agakora uruganda, yes uruganda bararukeneye, ari kugaragaza ko azakora akazi, noneho leta nayo ikamuganiriza ikamubwira ngo ariko ntuzahembe hasi y'amafaranga. Ahubwo icyo kintu, kuko yanatanze n'urugero minisitiri aravuga ngo nko mu bwubatsi ngo ibintu byarikoze, yes niba ibintu byo mu bwubatsi byarikoze bakababona ari urugero rwiza, bashobora no guhita babyubakiraho, bakavuga ati mu bwubatsi ni urugero rwiza, reka turwubakireho. Noneho kuko icyo kintu kiriho kinanditse, biragufasha no kugisesengura no kukivugurura no kugishyira kuri standard, aho kugira ngo minisitiri wenda nk'uko yabisobanuye avuga ati wowe iyo umushoramari aje turamubaza uzahemba ngahe, ariko ntabwo umushoramari akaba yaza mu gihugu wavuga ngo nzahemba ngahe, yakaba yavuga ngo njye ndaza mu gihugu amafaranga ntashobora guhemba hasi ashoboka ni aya ngaye.
nuvuga ngo leta nayo ikicara izi ko nta muntu n'umwe ukora mu ruganda rw'uwo mushoramari uri hasi y'uwo mushahara ugenwa n'itegeko. Ni ingingo nyinshi z'itegeko ry'umurimo cyangwa se amasezerano y'umurimo usanga hakubiyemo ibintu byinshi biba bigomba gukurikiranwa cyane na leta kugira ngo hatagira umuntu n'umwe ubibangamiramo. Kuko reka tubifate mu rugero, abantu benshi nyine bafite abakozi cyangwa se uri umukozi wo mu rugo urahembwa ibihumbi nka 20, ukora amasaha guturuka mu gitondo kugera nijoro, usabwa kutinyeganyeza. Rimwe na rimwe ntabwo abakoresha bawe banakubahira akazi uba wakoze. Uri umukozi wo muri ofisi, urakora amanywa cyangwa se urakora ijoro, akazi kawe nikagira igihe gatangirira nikagira igihe karangirira, biva ku byiyumviro by'umukoresha wawe. Ntabwo ntekereza ko ari bwo buryo bwiza bwakabaye buhitwamo. Uburyo bwakabaye buhitwamo ni uko ubwo buryo bugenwa n'amategeko. Ririya tegeko, iriya ngingo y'itegeko cyangwa se itegeko ry'umurimo ryo ku itariki 30/8 ryashyizweho 2018, ingingo yazo ryose zakubahirizwa. Ingingo ya 7, ingingo ya 9 ndetse n'ingingo ya 23. Ingingo zose zikagenda zubahirizwa. Niba ari amoko y'amasezerano mu ngingo ya 7 akubahirizwa, niba ari amasezerano, ubwoko bw'amasezerano bikubahirizwa. Ni ukuvuga ngo n'igihe umukozi agomba guhabwa mbere y'ukanwa kikubahirizwa. Ariko noneho ikintu cy'ingenzi kirimo umushahara fatizo w'umukozi, byibura leta igasunikaho gatoya ikawushyiraho. Kuko ntabwo ntegereza ko minisitiri byagorana cyane, aho kugira ngo bafate umwanya baganirize umuntu umwe umwe no kwandika ikintu, niyo bakiraraho imyaka amezi 2 cyangwa ukwezi, bakacyandika buri muntu wese akaza agifitingamo. Nkuko bazi ngo umusoro 18%. Nase umusoro niba ari 18% ya TVA, kuki noneho batavuga ati hari umuntu utabasha kwishyura 18? Ariko byaza ku mukozi, minisitiri wagasobanura ngo kugira ngo ushyireho umushahara fatizo ngo ni ibintu bigoranye. None se iyo umuntu akoze proje nta kintu yari afite, umusoro ntuba umureba se? Uba umureba. Nubwo nawe uvuga uti turazareba amafaranga umuntu yinjiza ku gihe cy'umwaka kugira ngo tubone ko tumuhindurira icyiciro, ariko byibura n'umushahara fatizo ushobora kuba ari mutoya, bakavuga bati none uko abantu bazagenda bagira ubushobozi bakagira amafaranga menshi, niko tuzawuzamura. Ariko ntekereza yuko abantu muzatuganirize cyangwa se muduhe comment, mutubwire, ariko mudukore na subscribe, mudusobanurire cyangwa se muduhe inyunganizi. Mwebwe mubona koko umushahara fatizo kuwushyira hari ikintu kigoranye cyane? Ese nta n'ibintu bike by'ibanze byakorwa kugira ngo byibura bizaherweho mu kuwuvugurura? Kuko kuri ino si nta muntu n'umwe uba ugomba kuvunikira undi. Ni ukuvuga ngo abenegihugu babangana, yaba ari minisitiri yaba ari umuntu usanzwe, ni amahirwe yose abangana ku bantu bose. Bitandukana ko umwe ari mu mwanya uyu munsi, kuko igihugu ntabwo ari nk'igice cy'umuntu umwe. Igihugu ni icya buri muntu wese. Ubu gihugu buri wese aba agifiteho uburenganzira. Igihugu buri wese aba agomba kucyumva nk'aho ari icye, abarwanira kukigira cyiza kurusha undi. Ubundi iyo uri umwenegihugu uba urwanira ko igihugu cyawe kiba cyiza kurusha ibindi.
uba ugomba kwiyumva nk'umuntu nyiri inshingano, uba ugomba kwiyumva yuko nta muntu waba mwiza kukurusha. Abaye mwiza uremera ukamufasha kugira ngo mukore ibintu byiza, ariko uba ugomba gutanga contribution yawe ku gihugu cyawe kandi udafite impungenge, udafite ubwoba, kuko buri muntu wese ujya mu nshingano z'igihugu ahabwa amaboko n'abaturage bakamufasha kugera ku byo bamuhayemo inshingano. Iyo atabikora neza bamutakariza icyizere, bagahitamo gufata undi. Ni ukuvuga ngo rero mu byumvikana ikintu cyose cyaba gifasha umwenegihugu kigomba kujya mu itegeko, kigomba kugenwa n'itegeko kandi kigomba kujyaho. Ntabwo rero icyo mvuga, ntabwo nemeranya na Minisitiri w'Intebe wahoze ari Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente, aho yavuze ngo gushyiraho umushahara fatizo ngo ushobora nko gusanga umukozi wawe ahembwa nk'abihembwa. Bitwaye iki? Wowe waba uri iki mu gihugu cyatuma uhembwa amafaranga menshi kuruta ay'umukozi wawe kari umuntu nkawe? Ntabwo igihugu cyagira iyo weakness yo gushyira iryo tegeko kuko ko bizafekta abantu ngo bakoresha abandi. Abantu bose mu gihugu baba ari bamwe, igihugu ni icy'umuntu umwe, ni icy'abantu bose. Abantu bose ni abantu Imana yabaremye barangana bitandukana n'ubushobozi, ariko aho igihugu kiba gitandukaniye n'amarangamutima ni uko igihugu gishyiraho amategeko afasha abaturage, adatonesha umuturage n'umwe. Ntabwo bivuze ngo Minisitiri atanga urugero avuge ngo bashyizeho umushahara fatizo ngo wasanga wowe mu boss uhembwa kimwe n'umukozi wawe. Yes, igihugu kubera ko abantu bose bangana ntacyo byaba bitwaye itegeko ry'umushahara fatizo ririho, buri wese akarifitingamo, kuko umuntu ntabwo mu gihugu hariho umuntu w'igitangaza ugomba gukoresha undi ntakoreshwe nawe. Niba umuntu itegeko ry'umurimo rigena ko umuntu ugomba guhembwa make agomba guhembwa 50,000, niba urize PhD genda uhembwe menshi nta kibazo. Ariko njyewe utarize ibyo by'ikirenga mfitinge muri ya kategori muri management yanjye neza. Niba itegeko riteganya yuko ngomba kubona amasezerano y'akazi agomba kurenganwa, ereka abantu babinyubahire bampaye ayo masezerano muri management yanjye. Nimfailinga nzafailinga ku giti cyanjye, ariko amategeko y'igihugu abe yaramfavorije ku rwego rukomeye ku buryo nta hantu na hamwe nakihisha. Bitandukanye n'ibyo Edouard Ngirente yasobanuye avuga yuko atari ko bigomba kuba bimeze, kubera ko ngo byagorana ngo wasanga umuntu w'umukozi wo mu rugo muhembwa kimwe. Nta kintu byaba bitwaye ufite ubushobozi ari utunze umukozi, hanyuma uwiyemera afite umukozi adafite ubushobozi bwo kumutunga akikorera akazi. Mu bihugu biteye imbere usanga nk'umuntu ari nka Minisitiri atagira umukozi mu rugo, none wowe utunze umukozi gusa wo kwirirwa ucunaguza ku busa, umuhemba ubwo busa budafite n'ikintu bwamumarira. Umuntu agakora nk'imyaka 10 ahantu ari umuntu uciriritse, ofisi yuzuye abakozi bo kwirirwa gusa ubatuka, kubera yuko ntabwo habayeho kubateganyiriza kw'igihugu. Ntabwo igihugu nyine kiba cyararebye abantu muri angle zingana. Ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo itegeko ry'umurimo ntiryajyaho, ahubwo abarishyiraho bakemera ko rijyaho, bakabaho gute abo bakozi ko bakeneye abantu bacishwa. Niba umuntu yumva ko igihugu ari icye, buri muntu wese igihugu ari icye, itegeko ry'umushahara fatizo riba rigomba kubaho, ntihagire umuntu uremera kurusha undi. Nta muntu wagenewe gukora akazi kavunanye ngo undi abe muteteri, oya.
kuko ibyo ni ibintu bibi ku gihugu, ni ibintu bitageza imbere igihugu, ni ibintu nyine urumva biba byakarashije abantu bigatuma bamwe basigara inyuma abandi bakajya imbere, ariko abantu baba bagomba guhabwa amahirwe angana mu gihugu, hanyuma ahubwo uko bakoresha ubwo bushobozi igihugu cyabahaye bikaba ari byo bitandukana. Murakoze, turabashimiye, ngire ngo mwadusangiza ibitekerezo mukatubwira no kuri iyo ngingo. Murumva neza icyo uwahoze ari Minisitiri Edouard Ngirente yavugaga. Turabashimiye, mukore subscribe kuri Rwanda Blumen TV cyangwa se mujye kuri GMic TV naho mwadukoreraho subscribe. Turabashimiye, mugire icyumweru cyiza, naho utaha. Junior.